ikigaragara cyo nyine nuko Mutesi nawe nyine ntabwo ashaka gushyira umupira hasi kandi ibi bintu aya masituwasiyo uko agenda abantu nubwo avuga ngo baramuvuga ayagiramo uruhare cya mbere niwe wizana icya kabiri yavuzwe hari aho agera urabona ko daroke sotruvero hanyuma huyizi Mutesi operasiyo ya 7 miliyoni icyo kintu anyumve anyihanganire abakunzi be nta nubwo mvuye mu bakunzi be ariko kwibene amati bene castigate kiembye shatibye ukunda neza ahana neza mute utambaye iyo myenda ihenze ntago wabaho yego abatambara gutyo ntibabaho sinakubwiye Julienne ejo twari kubwe mu muganda ikinisi na t-shirt wow none ni wowe wambaye ibihenze mu gihugu none nawe usabiriza kenshi ntugusabirize rega ikibazo Gerard wasikaye wabwiraga ati gusaba bwa mbere n'ugusaba bisanzwe yego gusaba bwa mbere ni ikibazo uba wagize ikibazo gusaba bwa kabiri n'ugusaba bisanzwe ariko gusaba bwa gatatu n'ugusabiriza mu mwaka urasabye bwa kabiri icya kabiri iyo aza kuba ari a good manager ibyo yabonye kuri cya gihe kikiriyo ntiyari gusagura none agezeho kwivuza ejo azavuga ko ari umwana urwaye ishaza ryamugiye mu zuru ati ndamujyana kwivuriza California oya abagore bababaye muri kino gihugu barahari abakeneye ubufasha barahari abana barahari imfubyi zirahari irondo ryivanga n'ibisambo iyo hatangiye gusaba wa undi wambaye ibihenze kurusha abandi bose bigatuma uko kira gitenge ugihaye queen yakinga inza agashyiramo n'amakaro ura mukecuru mwita umukecuru aracyari mutoya ura wo mu mihonongo mu mikuki ya Karembure mama pasteur 300 yamukora stock y'ibiryo azarya amezi 4 yego ariko wowe wambaye ibihenze uri gusaba yo kujya kwivuza uwakubwira noneho bafite sastroke baheze mu nzu bakeneye ko tubavugira iyo ukoresheje fundraising ebyiri mu mwaka nkuko nabivuze trop c'est trop ubabaye too much tout excès mauvais neze niba uyagura imyenda ukayakodesha amazi ahenze none niba kuvuze none wongera unasabe ngo nibareke kukuvuga ngo operasiyo izagende neza utazavuga kuba mute Pastor Mutesi n'abandi kuba bigezaho muvuga kuri channel yanyu nuko nabirambiwe nuko bingeza tandukana na babandi babeshya ababona ishwadil bamaze kugeza benshi ku nzozi zabo aya mahirwe mboneka rimwe ntagucike ubushobora kubona akazi cyangwa kuminuriza byoroshye mu bihugu nka Canada na Amerika ubifashijwemo na Niyo Travels izi nzobere zigufasha kandi kubona visa inguzanyo yo kwiga no kubona amashuri meza muri Amerika n'Uburayi si bigusa kuko ushaka no gutembera kubona akazi no gukora business byose babikugiramo neza kugeza ubonye visa kabya inzozi zawe zibimamo hamwe na Niyo Travels ku bindi bisobanuro wabahamagara cyangwa ukabandikira kuri nimero ubona kuri ekara yawe Niyo Travels amahirwe yawe kuri inshuro ari imbere yawe Karegeya Omar pano nanone kandi turabashimiye cyane abari kuri pano mwese imbaga y'abarenga 30 na imisago nabonye mugenda rwose mwiyongera ni byiza cyane uko tubivuze mbona iyo ngarutse hari kiba cyahindutse so rero ibyo ntabwo twabura kubyishimira kuko bitwereka ko tudacurangira abahetse ntabwo byashoboka kabisa so rero Karegeya nubundi nawe nkwakira na muri Urban by City Brew ariko nanone nkwakira kuri KOP ubwo nawe waduha ikaze kuri pano yes urakoze cyane ni byiza yego muri Urban by City Brew yego ubu tuvugana hari umuntu mpaye nimero za Yvette umudamu wa Ikaro Plaza abahamagare rwose agiye gushaka udukoresho ni n'umupasiteri wasanga amakaro yo gusasa se urusengero n'amarangi yo gusiga urusengero Ikaro Plaza bisimuha nimero 0783 ibintu byose arakenera ndanabikorera follow up ibintu byose arakenera babimuhe barumvikana nanjye ubwo nindangiza ndabahamagara mbabaze ko yahageze nawe ndamuhamagara mubaze ko yahageze ambwira uko bamwakira ariko bakira neza cyane ko batwaza n'abakiriya yego uno munsi rero turavuga ku bintu bike kandi byinshi
ni byinshi kubera ko ni uburyo bwo kwintroduce akazi dufitiye ibiganiro dufitiye abadukurikira yego mu gihe kiri mu minsi ya vuba bipendinze kubera umwanya mukeya iki yego kabanze ndebe abantu bari kumbaza abantu bari hanze baracyambaza uko bashobora kujoyininga Erinayiti iterambere fund. Oh wow. Ariko bansubije ko ufite indangamuntu yo mu Rwanda akagira nimero ya MTN yigeze gukoresha mu Rwanda uwo birakunda ariko abandi biragoye. Uyu nguyu arambaza ngo uyu ni wundi tugomba kugirana gahunda. Yes, reka mpere kuri iki ikiganiro cy'ubutaha kizaba kivuga ku muntu wasenyewe umuntu wasenyewe mu karere ka Rulindo kegera Gicumbi aho bita ku Kamushenyi barashenye. Yego. Umuntu ngo bamwibye yari umuzamu yarafite akazi ko kurarira ibirayi bamwibamo imigozi 10 y'ibirayi. Ibitsina 10 mbese kurandura. Hanyuma umudugudu muri experience ye uko amategeko bimwemerera amuhanisha kumusamburira inzu y'amabati 25. Amabati 25 kugira ngo hishyurwe imigozi 10 y'ibirayi. Urumva ahantu tugeze? Yego. Yeah. Iyi nkuru yaciye mu zanditse Bwiza, Umuringa na Ishingiro ariko ndavuga nti hari aho batagera. Uwo muntu ari ku ruhe rwego rw'imitekerereze yo kuyobora abantu. Ufata ibiro 10 by'ibirayi akabisimbuza agahanisha igihano cyo gusambura inzu y'amabati 25 ngo amabati agurishwe hishyurwe bya birayi. Cyo ni kimwe. Icya kabiri uri mudugudu umugore n'abana ubaraje rwa ntambi mu gihe cy'imvura baraye bicwa n'imbeho n'umusonga hejuru y'ibiri 10. Ubwo rero byasabye ko nohereza y'umuntu wanjye nabyo biri hafi kungeraho cyo kora amahirwe nuko inzu yongeye ikubakwa ariko ntago byarangirira aho tugomba kumenya uwo muntu aba mu bantu ati. Yego. Ibiro 10 by'ibirayi abaye menshi ni 600 700 800. Ibirayi bya VIP ni 800. Ko njya mbigura kwa Mugira neza no mu Kisaro kwa Frere Siriro ni 800 bya VIP. Iby'uwo muntu wo muri ako kabande ka Nyande ntago byarenza 600 700. Noneho umuzamu abyibwe bamuhanisha kusambura inzu ye amabati 25 akagurishwa. Ibati rigeze ku 8,000. 25 ni 200,200. Nukuvuga ngo ibati rimwe nirimo bya birayi. Ibati rimwe ribo bya birayi byose. Ariko 25. Icya kabiri noneho tutagiye mu mibare menya ngo abaturage bagiye kurara hehe. Kumvura kumbeho abana impinja manza afite n'umugore wonsa. Nyiri iyo nzu. Byatumye numva inkuru itarangiye nohereza y'umunyamakuru bimwe amubwira ibyo agomba kumbariza ariko ngo barongeye barasakara ariko tugomba kureba n'icyakurikiraho abantu nk'abo. Icya kabiri oya ni ibyo gusasa ahubwo gusambura inzu abana bakarara hanze. Icya kabiri responsibility umuzamu iyo yibwe ntabwo ari nk'umujura. Umuzamu mu mategeko yakurikiranwaho uburangare kuko kuba ibyo yarashinzwe kurinda byibwe cyangwa bikangirika ntabwo bifatwa ko ari we byibye cyangwa byangije. Ariko guhita ari uhana ubundi yaganishwa amategeko agenga umurimo amasezerano ageranye n'undi n'ukurinda ibirayi none ntiyarinze birinda byibwa. Urumva rero turacyafite society igoye kandi amategeko ntabwo bikemura neza biba bisaba n'ubuhuza ariko logicoma parla nibyo Oevoda akunda kwita penology. Yigeze kubitangamo urugero avuga ati ni gute yavugaga rura ukuntu ihana abashoferi kibaza umuntu niyambaye ijire 1,100 umuntu yazimije speed governor 200,000. Iyo penology yihanukiriye itangana itajyanye n'igihano na infraction yakozwe nayo ubwayo irahabura nayo ni ikindi penology. Ubundi hari de fonction de la peine ngirango nenye umujyanama wanjye yajyaga akunda kuzimbwira ariko simbyibuka neza ariko harimo gukosora gutinyisha gukumira no kubuza uwagikoze kuzongera. Yego.
ese koko ibiri 10 by'ibirayi amabati 25 no kurara rwa ntambi yewe data we harimo umurenge. Okay. Icyo ni kimwe, icyo cyabonetse ko kiri hafi, nicyo kizakurikira ikingi cy'indabyizi. Hanyuma ikindi inzu ya Rulindo niyo ngiyo nari maze kuvuga. Aha mwinda kawa mwindwa. Uwavugiraga abandi nawe akeneye ubuvugizi. Gitifu wa Mbogo mu karere ka Rulindo witwa niba ari Nizeyimana Frodouard. Yego. Frodouard Gitifu. Ari hagati y'urupfu n'umupfumu niko navuga. Cyane. Meya yaramwirukanye. Komisiyo y'umurimo irimugarura mu kazi. Ariko ntaragasubiramo. Nawe akeneye ubuvugizi, yarashinzwe ubuvugizi bw'abaturage. Iyi dosiye ndimo ndamubwira nimubona yakaje tukabiganira. Yego. Akabwira rubanda uko ibintu bihagaze. Hagati ya komisiyo na meya haratsindane. Meya yaramwirukanye. Yego. Komisiyo iramugarura. Yego. Ariko nitujya muri detaye mu makuru make mfite kuko we ntaramwibonera. Amakuru nkura ku bamotari bo ku Mugote. Yego. Avuga ko uyu Gitifu yigeze gufungwa. Mbere yatangiye akorana na meya. Yego. Hari ibintu bakinanamo. Bambyite nk'ikise byamatwi. Amuha amakuru ibintu nk'ibyo. Abantu babanye muri ubwo buzima rero experience yerekana ko iyo bashwanye ntibashobora guhura. Nta muhuza ubaho. Biragoye. Ku bantu babanye mu buryo bwo kuneka no kunekerana iyo bashwanye nta muhuza. Iki nago bakizi. Ibyo nibyo nakuye mu bamotari bo ku Mugote. Icya kabiri uyu mumeya uyu mugitifu w'umurenge yigeze gufungwa ngo bamukekaho butinganye. Nabyo bivuye mu bamukuriye. By the way butinganye ntago bufungisha. Niyo mpamvu yarekuwe. Ariko butinganye bufatwa nk'imibonano mpuzabitsina kandi imibonano mpuzabitsina yemewe niba hagati y'abantu babyumvikanyeho nta minero urimo nta munyantege nke urimo. Yego. Bivuze ngo nubwo yafunguwe ketse niba yaratinze umuntu mukuru bangana banabyumvikanyeho. Yego. Ari mineri yaba kirimo. Ari umunyantege nke yaba kirimo cyangwa se ari uwo yafashe ku ngufu yaba kirimo. So nubwo bitabujijwe biba hagati y'abantu bujuje imyaka kandi babyemeranyijwe. Ariko nanone ibi bintu iyo byatangiye kukuzaho bivuga ko ifo kwitonda. Ubundi aho hantu ni wakabaye cyakorera. Ibi byashoboka tuzavugana turebe niba wenda Minaroke yamwohereza nka za Rutsiro. Cyangwa za Kirehe. Ariko byo watangiye kigaragara cyo ibimenyetso nuko aho hantu adashahe. Urumva yabanje gufungirwa ibyo by'ubutinganyi bivaho. Birangiye nyuma yego yirukanwa ahagarikwa bavuga ngo yahinduye irangamimerere ry'umuntu. Bikurikiranye NIDA itanga raporo ko atari we wahimbye iryo rangamimerere. Yego. N'icyo baragisimbutse. Ariko byose bikavuga ngo nasubire mu kazi. Meya ati ndagacibwira ntago yagasubiramo. Atazajye mu karere kase cyangwa kanyina. Umugabo ajya muri komisiyo y'abakozi ba leta n'umurimo. Irongera avuga ati nasubire mu kazi. Meya ati azajye gushinga ke karere. Urumva aho bigeze? Ko meya nawe nandi ndamwumva. Gute? Waba nkawe? Wakugira meya wayobora nkawe? Oya ntabwo nayobora nkawe. Ariko namwumva mu buryo bw'uko umuntu nabaye mukuye mu kazi. Ndi muntu ku ruhande wo kumugarura. Hanyuma sa karere na komisiyo. Ubwo nicyo tugiye kureba nyine. Komisiyo ko ari nationali, akarere kaba ari kamwe muri 30. Komisiyo akaba ari imwe mu gihugu ninde ufite imbaraga. Ni komisiyo. Ndakumenyesha ko ibi bintu byabaye mu Rutsiro. No muri Karongi. Abakozi bane bakirukanwa bavuga ngo impapuro zabo zarabuze. Ari akarere katagiye kuzifata kuri Lariga. Komisiyo igatanga raporo bikagera mu nteko ikabirukanisha abantu bakajya mu nkiko batsinze akarere kabasubiza mu myanya kabaha n'amafaranga n'ayamezi bicaye karayabaha. Komisiyo wowe urakinisha komisiyo iripotinga ku nteko. Ubu nuko bitaragera mu nteko bikiri mu bamotari ba Mugote inteko nigera yose. Ubu tuzareba ubundi nibigira
uri twagombye kumenya utsinze apana gutsindagurana kuko Gitifu najya mu kandi karere Meya akaguma muri kare ka Rulindo bazaba batsindaguranye ariko ubundi bakagombye kukagumamo bombi ahubwo oya uwatsinze yakakagumyemo undi akagenda akajya kwicara akajya kureba akajya bakamusubiza ababyeyi urumva good iyo nayo ubwo nitugira amahirwe uwo mugabo tukamubona ntiyemera okay tumwaye karibu kuri KOP Kagame our president cyane okay hari gahunda nzajya mu Gakenke umudamu amaze iminsi ampamagara ambwira ko yagize uburwayi ari mu kazi RSSB ntiyamuha pension d'invalidité hanyuma amaze imyaka 2 muri ubwo burwayi umugabo aramuta n'abana 5 ku buryo ubu ngubu ari kwirwanaho wenyine nta pension nta kaza nta mushahara nta pension nta ratio kuko umugabo ntahari uyu rero bizadufata akanya kuko niba afite paralizi y'igihande kimwe no kumugeraho ntukujyayo ubwo urumva nibyo tuba tubikiye abagenzi abavandimwe twambuke tugeze mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo umurenge wa Nduba igasanze hari umugore wabyutse ahamagara ba Alphonse twahirwa mu ikaze munyarwanda umva nanjye mbifatiyeho ho noneho birarenze birimvoruvinga abantu mu kigo gishinzwe ubutaka bikimvoruvinga n'umuntu ku giti cye umugore icyo uko byagenze byabiri twavuze tuvuga iwawe by'abantu babana batarasezeranye ariko ukabana n'inkebebe utabizi umugore n'umwarimu kazi umugabo ngira ngo n'umucuruzi cyakora business yubaka inzu amaze kubaka inzu kuko batasezeranye umugabo ayanditse ayubatse ayubaka nyine ku butaka bwe nta vangamutungo nta sezerano afitanye n'umugore cyane niba umugore yarabirebye akabivugaho umugabo aragenda ajya muri randi anyuze ku muvandimwe we ako kantu k'ubuvandimwe turakagarukaho uyu muntu ukora muri randi wivanga mu bintu bya famiye bivanga mu matiku n'amakimbirane bamurebe aragenda wa mugabo aca kuri muntu ukora muri randi arongera afata yanzu yubatse ayandika ku mugore kandi umugore batasezeranye umugore adahari undi mugore oya uwo basezeranye icyari kigamijwe umugabo yarafite target yo kuzajya kurega umugore ngo dore uyu mugore yashyize inzu ku butaka bwanjye none yashyize donc yaranshimuse ntitwasezeranye none dore inzu imwanditseho kandi ubutaka yicayeho n'ubwanjye nabyo babiganiraho bamaze kubiganiraho umugore avuga ati se ko ndeba ibi bintu bishobora kuzankoraho wa mugabo agiye kubikosoza skandale mbi cyane kubikosoza asubira muri Land Center abwira wa murumuna we araza ababwira umugore ngo noneho rero niba utinya ko uzabazwa ubu butaka bwanjye washimuse gurisha ino nzu yigurishe na murumuna wanjye $20,000 murumuna wanjye ukora hehe mu by'ubutaka ari gukora za mitasiyo z'ibicupuri urumva uwo muntu wo muri randi biramutse bibaye nta mazina ye mvuga kubera ko ntaragira ariko dusipoze umuntu uteye gutyo icyambere amakimbirane ari mu muryango we aho kuyahosha arenyegeza ari kwenyegeza pe akoze icyo kintu cyo kuvuga ngo bavana inzu ubundi byari byo nuko uwo mugabo yubatse inzu akayandika ku izina rye kubera ko muri stati muri etat civile ni umuseribateri ibyo byari byo kuba hari havutse ikibazo umugore akanungunika byari gukosora urukundo either bakajya gusezerana ikabiya bombi ariko guhita agenda akavuga ngo uyu mugore uri gusakuza yimwandikeho amaze kwimwandikaho umugore nawe agira ubwoba ati kuki banyandikaho inzu yanjye nyine kandi ubu butaka atari ubw'iwacu abarabikandagiye ko bashaka kuzamugerekaho guko kubaka ku butaka butari ubwe hanyuma birangiye kugira ngo inzu iguma ari ya wa mugabo babwira umugore ngo sinya kuyigurishije na murumuna wanjye $20,000 murumuna wawe ukora he muri randi uwo murumuna aho kugira ngo uze kunga mukuru wawe n'umugore we uragura ibyabo uremera ko bikwandikwaho icyo kintu ni kigaragara Marie Grace Deje Walandi n'izindi nzego
ibindi byose usibye uwo ngo wagiye kwijandika mu matiku y'umuryango arimo. Uribuka ba bantu twakiriye ubushize bavugaga uwitwa banzi werari ukuntu yiyandikishijeho umutungo wabo batabizi. Ikintu cyitwa mutation kizaba audited, izemewe niba ari criteria zivuga ngo kugira ngo ubutaka buve ku muntu bujye ku wundi hakenerwa ABCD abantu abanaba. Yego. Ikintu cyitwa cyose ubutaka bwaba bwarakorewe mutation hari ikituzuye na kimwe bizaterwa ishoti. Dore mbivugiye. Yego. Ariko uyu warakabije kubera ko ikibazo kiri iwabo mu rugo, aho kugira ngo ajye kucyungwa hanze yo kuba umukozi wa landi, yitwaje kuba ari umukozi wa landi ahubwo arakizambye. Nubwo iyo nza yiyanditseho siye ayirindiye mukuru we kugira ngo azarye umugore. Izo veni se yarazitanze Izahehe umutungo n'ubu umwanditseho. Nzajyayo, uyu mudamu turi kuvugana, nzajyayo igasanze nimenye iyo UPI nzajya muri landi cyangwa nkanda akanyenyeri 561 nisanga handitseho umukozi wa landi nzamushyira hanze. Niko bimeze. Yego. Nimara kubona uwo bwanditseho ubutaka buri mu kibazo, nimara kubona uwo bwanditseho nzabaza deje wa landi ngo uyu ni umukozi wanyu. Navuga ngo yego, nabandi nta mukozi mufite. Ikindi nizere ko bano bantu batagaragaza imitungo, ariko icyo hari ibintu abantu bagomba kwiri ofete njya nkunda kubivuga, hari ibintu hors suspicion. Ibintu ugomba kwirinda ibintu byazamo suspicion. Kugura imitungo ya bene wanyu kandi iri mu makimbirane, kubura inoteri ukajya kugura umutungo wo waburaniye, kuburi uwisiye cyamunara nawe ukagiparticipamo, byose ni imyanda. Wagura handi niba waburanye urubanzi Rubavu, jugura cyamunara zakire. Yego. Iko bimeze. Kuki abantu badashobora ni nkuko waba uri gavana ugasanga ibihe gitari byose by'akarere ni wowe ubifata. N'ibyawe. No kwikubira. No kwikubira ariko kuba witanga. Guverineri wo mu burengerazuba agize ifamu mu burasirazuba niho suspicion. Ariko uraho akantu kose meya wa kano karere. Aha iyi nzu ni yandi ya meya wa kano karere. Iki kibanza ni cyane ntiya guverineri wa hano. Gutese. Wagiye ahandi. Niba udashaka ibintu biguteranya abantu bakubona ari clean wagiye ahandi kabisa. Ni nko nk'ubu wajya kumva nigeze kuvuga kuri ya case ya Nuza ya mu kazi kacu natwe ntago turi shyashya. Yego. Kandi natwe dufite ibindi bintu bizamo suspicion. Cyane. Umuntu waguhaye amakuru ejo bakumva ati Karegeya bamusanze aha naha n'umugore witwa runaka bagasanga ni wa wundi wakozeho inkuru. Yego. Nkaho babuze. Donc ibyo twabivuze igihe twavugaga kuri Sabe na Ngwino urebe. Yego. Niba Ngwino urebe ari Sabe bamwigishije akazi. Yego. Kumpuweze. Sabe yagomba kurangiriza. Yakenera kagaterime babwiye happiness. Yakenera happiness. Ntaje muri babandi biguriya mwuga akajya mu bahinzi b'umuceri, akajya mu ba managers bazasako. Yego. Harimo beza akajya handi. Ariko umuntu wigishije, umuntu wavanye ahantu, wavanye ibwego ukamushyira ibunyiginya mu kazi kawe, none ukongera ukajya kumusaba happiness, ntabwo ibyo wabicika. Uburi ngo hari abadose ntashobora kugaragaramo. Ninyagaragara mubwo nanjye kazaba kabana. Cyane ntave. Ari abangaba ari wa mubyeyi nagiye gusanga mu mihonongo yo muri Karembure. Ari wa wundi wa Nyabyunyu Queen, ari abantu bose wa mwarimu kazi ngwaze gwacumbika wanyeze namwohereza kuri rebu nubwo rigenda ziranzu ni za leta rya makuru baraza ntago yacumbika iwanjye oya ntago na fantasy nzi ko twapfa kwisanga abonye n'abantu bagusaba follow up uzabyuka nyaboneka barakireba donc mu rwego rwo kugenda kwitaza kwitaza ni nkuko nk'ubu urabona ikibazo cyabanyaho ukuntu cyagoronzoye umujyi wa Kigali ukisobanura urwanga rukaza batahekenye none ukajya kumva ngo buriya butaka bubaye ubwa Rubingisa yabikira niyo byaba ari ukuri yabikira niba ari umushoramari Rubingisa ni umushoramari ni urugero nguhaye abantu bajye bamenya kuba distant mu bintu yego bibahuza n'inshingano ibintu urimo kubw'inshingano byitaze ku buzima buri bwite bwawe bwite bibihuza na privacy hari ubwavoka w'inshuti yanjye ariko uko azagera akabimenya ariko donc
ni nko kubura umwavoka reka mbivuge ntacyo ni umuryamo yaburanye urubanza rwa gatanya hatsinda umugore ahita amutahana akavuga wari kuriya buhari wari kugushobora bivuze ngo yaburanye urubanza atari umwavoka gusa ariko n'umugabo tubi anamutsindira ndamushaka kumutunga ubutaha noneho amategeko natarasohoka arayakoresha aratsinda aramutunga ntabwo ari mu Rwanda ariko niba uri umwavoka urubanza waburanye bakwishyuye genda wijya no kureba uko ruzarangizwa none waburanye urubanza bateje icyamunani wowe uje gupigana pe come on wowe uguze kuki abantu batisonera itandukanye n'ibintu bifite aho bihuriye n'akazi kawe ifo kwisonera ni nk'uko wagira gutya ugasanga wenda RIB yafashe ibyibano kamera zibwe kwa Jarasi yego ruragigira hanyuma aho kuzisubiza Jarasi cyangwa se Jarasi zishyize ku isoko ziguzwe n'umukozi wa RIB byaba bidasobanutse iyi kesi y'umuntu wo muri randi arya ari menge amenye ko bizamura nk'ibya Rwanda Housing kabisa amenye ko bishobora kubizuza uyu ni imico mibi wakwemera ukajya kugura ahandi nibyo bajya bavuga ngo mu kimenyane kugira ngo bitazagukoraho iyo uri meya wa Musanze ukaba ufite murumuna wawe ushaka akazi uhamagara uwakireye kuko ufite ka petit frère uwakireye agatanga akazi ntaho bizahure n'uwa Musanze cyane rwose ariko guterura bose abavandimwe bose uri meya wa Musanze ukabashyira mu kazi bizagukoraho tu dore nibyo byakoze kuri Gatabazi na Kazoza cyane rwose urumva bizagukoraho uyu muntu wo muri randi rero yitonde pe nabyo tuzabikoraho uwo mudamu ni nzajya kumureba ame detail ubwo akandi gakesi nako muri Gasabo nako very sorry abana barwaniye umwembe hano Ingara nigeze no kuhigisha by the way n'abarimu babo bamwe ndabazi cya kigo cya Ngara kigitangira gifite uwa mbere kugera mu wa gatatu narahakoze nigisha abarimu baho none abana bapfuye umwembe ngumwe atera undi gipfunsa arapfa pe impamvu aka kantu mba nkavuze societe iracyafite byinshi byo kwiga niba abantu gusangira umuco wo gusangira urumva ntawo yego uwo gusangira urabuze uwo guheberana urabuze ubundi hakabaje kuheberana ubundi mu buzima busanzwe uririye iyi saha nayiguha yego icyo ni icyambere niba ntayiguhaye rero ukagera aho tuyirwanira nuko isaha yo ari ikiribwa ari umugati ubushegeye nawuguha nkazarya ejo yego washaka ko turwanira tukawugabana ariko none bigezaho nkukubita kugeza upfuye urumva societe dufite urumva abana abantu bagendaga babyibazaho bavuga ngo ku kigo ngo bite icyo nzi cyo imyembe y'icyo kigo ntabwo irera niba ari mu bisambu byari byarasigaye ikindi ntabwo wenda dufite gihamya ko bari ku ishuri abantu bibaza ngo mwarimu yari hehe ikigo cyari hehe abana kurwana n'ibisanzwe twebwe kera muri primaire twarwaniraga ibiziga tukarwanira umupira wa karere ubanze neza tukarwanira inkeri kuko twigaga hari amashyamba tukarwanira cyangwa tukanarwana tugiye gutandukana abajya mu musetsa bagiye gutaha n'abajya muhondo tukabanza tukagacisha tukumva ni imitsi fire bisanzwe nta mubyeyi wajyaga kwihaniza ahandi gupfa biye abakobwa bakarwana ukwabo abahungu bakarwana ukwabo it's okay gupfa biye ibintu nk'ibyo none umwembe kurwana gupfa ni ikibazo cya societe ntabwo ari iki kigo harimo kudashima k'umwana urwanira umwembe utaruwe n'uburakari bw'umuranzuranzuzi bw'uwimana umwembe kugeza kubise undi agapfa yego kubureka bombi byananiranye abari babari hafi ntibabakijije nibura ngo habonekamo uw'igisore awubaka yiruke urumva iyo societe ubwo rero wasanga nk'umwana warekuye ingumi igahitana mugenzi we azirebera hehe muri filime iwabo mu rugo mu tubari tubakikije wasanga ari nko mu bigutiya cyangwa mu nkona ibyo byose ni kiriya gice urumva cyangwa se handi za Masizi yego ariko mu bigutiya no mu nkona aho byanze bikunze amakoroso nkayo ashobora kuba yabura akubongise oya icyo kintu uvuze cyaho yakura iyo mico yego nicyo twarebamo cyane mu rugo iwabo ashobora kuba
ariko babaho yego mu tubari tubakikije mu nkona mu bigutiya masizi cyangwa no mu nzira no mu yego umwembe icya kabiri niba habuze umwana ubakiza habuze n'umukuru ubakiza ubundi wakabaye ucaho umwembe ngira ngo hano i Kigali nturenza 300 tuvuge ko ari 500 waba 500 bakagura undi bakakirana ibyo byose byarabuze umuntu akabura ubuzima ibaza umwana akabura ubuzima umujyambere akabura ubuzima hejuru y'umwembe vraiment iki cyambabaje cyane cyambabaje cyane ariko nabizaniye kuba hari abantu barimo batekereza ngo ni kuba ari abanyeshuri ntago bivuga ko ibi bintu byose bibera ku ishuri yego ushobora gusanga ari mu nzira cyangwa muri quartier bagiye kugera mu rugo ariko hari n'ibindi bintu twagiye tubona hanyuma tukareba ngo societe yacu narimo nkubwira ngiye cyo nangiye kuvuga nangiye kuvuga nti hari ibintu byajyaga biba ngendeye kuri iki kintu rutanze cy'urugero rwo ku ishuri ukabona nk'abana ku ishuri barakinnye umwe ahise akubita umugero undi ahita apfa ibintu by'impfu zagiturumbuka mu bana kenshi zikunda kubaho urupfu nyine ku buryo ushobora kusanga yamukubise nk'ingumi imwe agahita araba ariko icyo nshaka kubwira ngo turi muri societe ese abana bacu tubatoza gute ngo mugenzi wawe nashegera icyo ufite urabigenza ute yego mugenzi wawe nimurwanira ikintu urabigenza ute ese urahamagara mwarimu ese urabwira abantu uti mudukize dore rubanda rw'umwami ndahohotewe ese uramurekera ese uramutera umutoza uwe muco gupeza mu kibazo kuko hari n'abantu byo kuvuga bibaho umuntu akamutoza imico yo gupeza akavuga ati ntagucike ntabwo munige nawe mwana wanjye jya wirwanaho urumva rero we agakurana ako kantu akavuga ati nta hantu ngomba gucika urambwira ngo uyu muryango bizabashiramo by the way munsi yashize hari umuntu wambwiraga ibya rwa rubanza rwa baba padiri n'aba banyeshuri bizaza ambwira ko hari uburyo riba ruzasomwa ryari ariko ibintu by'ibyo byose ibintu biva mu rupfu vraiment bon simbizi nyine genda bivuga mba numva bimpangayikishije kubera umuryango ariko ntabwo business zadufasha twembi nawe n'undi mwavoka uri kumbwira kundangira ngo business zadufasha twembi buriya ni nka kadivata ashaka kundangira reka ndebe umuntu wambwiye ku byazaza nabyo biraza by the way nimuhura naho hapfuye umwana sinzi uko byagenze imuhura muri Gatsibo abana kugwa ku ishuri ibyo nibyo ariko muri circumstances zakabaye wa muntu nimero arazisiba okay yarimo ambwira ko hari abapadiri babakatiye umwaka umwe hanyuma abanyeshuri bakakatirwa niba ari 3 abarimu bakakatirwa 3 ibintu nk'ibyo ariko ntago ndamenye igihe uzasoberwa ndabye messages nsanga zarageze iyo niyo basabirwaga yego ariko uko biri kose iburanisha uko biri kose savora pede kuba twabivuga ntago ndi kumva ukuntu abantu bapfa umwembe bakicana wa 300 muri societe ubwo urumva ngo aho bava arushegera ikitari icye arashega akuturajya kimwe nuko ushobora gusanga bawubonye bomba ari uwa bombi kugabana reka da umuco wo kugabana wapi uwo kurekerana wapi umwembe utaguhaza umwembe vure habura numwe ureka ati ndarya mu rugo cyangwa ntibanarya ega nabyo nibyo ni gutabana babiharwanira umwembe kugeza umwe yapfuye n'umwembe gusa cyangwa niyo ratio ifunguro ridutunga voilà ubuyobozi naho bwa Karegeya ntibibererwe mu kigo bireberwe mu nzira mu babyeyi muri environnement no mu bana bagendana nabo ese barwanye bari bonyine umwembe kweri kandi ubwo n'umutoragurano ari uwawuguze byo nta ndinzira kutashegera umwembe utaguze ushobora gusanga barazunguje igiti ukagwa akawurwanira ikibazo so rero wenda reka nkomerezeho gatoya bijyanye n'amashuri n'impfu hari hamaze iminsi havugwa inkuru y'umwana wigaga igatovu yego haje verisiyo ivuga ko yiyahuye ariko nayiza nyuma umubyeyi we yarampamagaye yego umubyeyi yarampamagaye ansaba ko twagirana ikiganiro ansobanurira uko byagenze mbere yuko tukigirana ibintu bimwe mu byo yambwiye icyambere yababajwe ibintu bidasanzwe birimo muri iyo dosiye nuko umwana yagira ikibazo mu kigo
ariko kwa muganga umubyeyi akavuga ati ko kwa muganga nta murezi wahagaragaye cyangwa diregiteri. Bamujyana muri centre de santé, nabwo transferi ngo umuganga umwe yari azi nyina w'umwana, ahamagara nyina w'umwana mu Ruhengeri i Musanze, kuko byabereye muri Nyabihu i Gatovu, ni muri Nyabihu murenge wa Kinobo. Noneho umuganga wa centre de santé bajyanyeho umwana kuko azi nyina, ahamagara nyina ambwira ati mumunzanire, bamupakira ambulance ngo agera i Musanze yamaze gushiramo umwuka. Ibyo nibyo byabaye, ariko muri ambulance nta muntu wo ku kigo wari urimo. Ibyo nibyo bitera duta umubyeyi, ubwo ndirinda kwinjira mu marangamutima ye, ariko we arayemerewe nk'umuntu wabuze umwana. Umukobwa wiga mu wa 5 my dear. Birababaje niyihangane, ariko urumva ari we ibimurimo abahombye nibyo yahawe ikindi kidasanzwe. Bati yamaze gupfa. Hanyuma basaba autopsy. Baravuga ati muzaze musabe autopsy, kandi autopsy ijya gukorerwa Kacyiru. Baragenda bagera ku bitaro bya Musanze nka saa moya, ngo barababwira ngo imodoka yageza gushaka kuzana undi murwayi mu Gataraga, ngo mwe mwihanganye. Bigeze saa 4 baravuga ati no, imodoka yajyanye umurambo w'umwana wanyu yageze i Kigali, kandi bazindukiye ku bitaro. Bababwiye ngo bihangane. Umurambo ujya Kacyiru, ba nyirawo batabizi, baraho bicayeho. Icyo nicyo kintu yambwiye numva nanjye ntacyumva. Cya kabiri, nyuma haje kugaragara ibaruwa umwana yanditse, kugira ikitwa kwiyahuraho cyavuye. Ibaruwa umwana yanditse ku rupapuro rwo mu ikaye, page 2. Ndabifite ariko nsanze nabyibagiwe. Ariko aho abwira abavandimwe be, mwubahe mama nakoze ibi, nagiye nkora ibyaha, amakaramu atandukanye, ugasanga ari ahantu handitse umukara akabashyizemo ubururu, akavuga ibyaha ngo gusambana, ngo gusomana, ngo kwiba, ibintu nk'ibyo. Page 2 ibaruwa ndayibona. Yego avara ngewe kwera amaso yanjye sinyasomera muri telefone. Ibyaha ndi nane imprimami gusambana no gusomana. Yes, ibaruwa ni ndende, ariko izo baruwa zaje nyuma umwana yamaze gushira mu mwuka, muri bwa buyobozi bw'ikigo butari kugaragara. Abanyagatovu bambabare ntacyo mpfa nabo, nejo bundi narabatumikiye kuri Furaha Jure yari école de lettres, ni abavandimwe ko abantu benshi b'inshuti zanjye bize hariya no muri special abo twiganye, nta kibazo. Ibaruwa iza nyuma. Hanyuma rero burya mu gutera imetero haba ari ahantu ibintu bigomba kurenga. Iyo baruwa ifite original. Nabwiye umubyeyi ngo uzababwire bapime, bazana amakayi yandikagamo urebe ko umukono ari umwe. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, bazane original ijye muri laboratoire. Hari gihe abantu birengagiza ko dufite laboratoire mpuzamahanga. Ibi byose rabipima. Izazana uwo mukono, izazana urwo rupapuro rw'umwana, laboratoire imenye ngo rwanditswe ryari, mbere y'uko apfa cyangwa nyuma y'uko apfa. Kuki rwagaragaye nyuma y'uko apfa? Kuko yarwandika agamije ko rujya ku babyeyi uko mbitekereza, yashobora guhita hano umwana ati njyanira iwacu. None ababyeyi barubonye ruturutse ahandi mu kigo nyirago. Cyo nukubireba. Kuko umubyeyi yavugaga ko hari ibintu byinshi bidasobanutse mu rupfu rw'umwana we. By the way yarapfuye byararangiye. Nta n'impamvu yo kuvuga ngo azaburana kuburana. Buriya kuburana n'umuntu amaze gupfa byo n'ibindi. Kuburana uburanira umuntu wamaze gupfa yabigoye. Nawe ubwo hari ibyo yakabaye yiyerekanira, ariko mu bijyanye n'ibimenyetso nta ibaruwa yaje kuri WhatsApp, ifoto kuri WhatsApp. Gushaka original yayo itabonetse byaba ari suspicion aho nivo. Nuvuga ngo nugutrackinga ngo yaje kuri telefone y'umubyeyi ivuye kuri inde, uwo wundi we yayikuye kuri inde, kugeza tugeze ahari original aho yaturutse. Uwayisirikije bwa mbere agomba kwerekana iyo kayi, hanyuma iyo kayi ikajyana muri laboratoire bagatanga ibipimo. Ibyo rero iyo byirengagijwe bimwe na bimwe, niho abantu bicara bumva ati twararenganye. Kuko iyo hagize ikirengano, iyo hagize icyo wirengagiza muri dosiye y'umuntu, gishoboka abandi bagatera imetero bagasanga icyo kintu cyarashobokaga, byakabaye ahita avuga ati nararenganye. Kuki uwo muntu uri muri dosiye adashaka original y'iyo baruwa?
hanyuma nimara kugaragara bagasanga yaranditswe raveye y'uko umwana apfa izaba ari iy'umwana. yego Niba reba umukono wowe mu ikayi uko biriho mu myumvire y'umubyeyi avuga ko ibaruwa yaba yaranditswe umwana yari amaze gupfa byo kugira ngo haboneke impamvu. Yego. Niko we ikindi yego ikindi yazaza byivugira. Ikindi ibimenyetso by'uko umwana yari ikinini cy'imbeba aho yakiguze ibyasagutse hanyuma na autopsy ikerekana ngo mu byagaragaye muri we harimo uburozi bw'ikiriri cy'imbeba. Unfortunately umubyeyi uko yambwiye na raporo ya autopsy ntayo barabona. Urumva ikinini cy'imbeba ibaruwa kujya gupimwa batabizi. Urumva no kudatanga raporo ya autopsy no kuba hagati nubwo umwana yaguye muri ambulance ariko yabaga muri Nyabihu ambulance yamujyanaga Musanze inzego hagati donc arabaza kuri Musanze bo bakamwohereza Nyabihu yagera Nyabihu bakamwohereza Musanze. Urwo runtu rero kuba ibintu bitari clair nibyo bituma abantu biyubakamo ikintu cy'uko barenganyijwe ariko wenda hari ukuri kabaye kugaragara bajye bashyira ukuri hanze hanyuma abantu bihanganishanye kuba umuntu yavuga ati umwana wanjye yazize iki bakamwihanganisha mubyeyi ihangane ibyo birashoboka ariko wimubeshya wizanamo ibinini by'imbeba niba bitarahabaye mwereke autobus muhamagare ubundi autobus buriya irangara. Ndi kureba ibaruwa ndi kurebamo harimo byinshi yavugagamo abana bitwa ba Olivier ba Rusi na Ben. Yego. Aho ndi kureba akakantu kuko yasoje anasinya kuko nasinye zirapima. Yego. Ariko wabonye amakaramu abiri. Yego umukara ubururu nuko ariko uburyo bigaragara ayo makaramu ntago byavugaga ngo iyo umukara irazibye. Yego. Ahubwo ni ikigaragara ko hari ahantu bagiye basimbuka noneho bakaza kuzurishamo ubururu abadukurikiye babyumve cyangwa uzayishyireho kuri ino kese. Ntabwo ari ukuvuga ngo iyi karamu ishizemo umuti ni nkaho yasimbukaga hamwe yarageze bakazabyuzuzamo nyuma n'ubururu arimo igika n'isinya n'ubururu ibaruwa 80% yanditse n'umukara n'ibindi byongeyemo hagati by'ubururu. Ibyo byose byongera suspicion. Arahanditse ibyaha ndi kwihana titre n'umukara ibyaha n'ubururu yari yasize umwanya 30 bandikamo 2 kare ka kwiba kaza byo kugira ngo buzuze umwanya. Ibyo byose ni metero ari n'umurongo uburamo akantu. Ayo makaramu uzagishyiraho buryo. Ibyo rero nibyo bishobora gutuma umubyeyi yumva ngo ni ibiki muri dosiye y'umwana wanjye mu rupfu rwe. Icya kabiri ngiye kukubwira isomo abantu bapima ibizami usibye n'uwapfuye n'ibya sida ibizami by'indwara idakira amaordonnance y'uburwayi bukaze ntabwo bayatangaza uko biboneye. Yego. Ntabwo nimero ikurikiyeho akira ibisubizo byawe ibya sida suko babitanga ahise akora busingaza n'umubyeyi kumuhamagara ngo ngwino tukwereke ikisha umwana wawe ntabwo uhamagara ngo banguka saa 1 uzabugeze hano tukubwire hashobora no kuba inama y'abantu batatu iri mu mukansura umusaykologist n'umuraborante n'umuganga usanzwe bakicaza umubyeyi cyangwa baravuga ati nawe uzazane n'abantu babiri bakabicaza. Babyeyi rero mwihangane dore tumaze kureba dore muri dosiye dore hano umwana wanyu yanyweye tiyoda yanyweye panyara sumu ya panya byose bakabibereka. Ugize uhungabanye bakamureyanima bakamwegera ihangane byarangira bakabona bakamushyira mu modoka agataha. Yego. Simvuze ngo bafishe ntago wakwafisha raporo ya autopsy kandi raporo ya autopsy y'umwana ku mubyeyi we cyangwa n'umuvandimwe nayo igomba uyakira agomba gutegura bakamuha agafanta kabanywa kamuganiriza ese mwana wanyu yari asanzwe arwara ibi nibi ese mwana wanyu kamuga ati twasanze noneho wamaze gutegura umuntu ariko niba babwire kuyigumana se byo ni ibindi ni ikibazo byo ni ibindi none ni ikibazo. Urumva umubyeyi yampamagaye namaze kugera mu kiganiro ejo yatangiye kumuhamagara saa 12:20 mumeza nkupa yampamagazaga nimero ntafite ariko kuri WhatsApp akanyandikira iyi nimero nkabona nyizi nuko muri pause turavugana
arabisobanurira nanjye navuga ngo banza ukiri urupfu rw'umwana wawe witegure kuko iwanjye ntago mpoza oya ubu nyine nakwihanganije byarangiye nuza mu kiganiro nzakubaza muzaganira ntabwo rero banza urwara urupfu numara kurukira wumva wikomeje tuzaguha umwanya utubwire circumstance umwana wawe yapfuyemo uburyo ubyakira ibyabaye ibyavuzwe n'ibitaravuzwe so ubwo rero urumva nkomeje kubihanganisha n'ikigo ndakihanganisha kuko nacyo ubwacyo ntago gitekanye kuko urumva biri hagati na hagati ntawe uzi niba ari umwana mutenjo nogo wenda nk'uko wizaza yapfuye kuko wizaza we ntago bavuga ko ari uburwayi ngira ngo bavuga ko ari abana bamukubise ese wenda nuriya ntibyaba ari uko bakaba bari guhimba sumu yapanya kuki raporo itagaragazwa kuki bajyanye umurambo kuwupimisha batabwiye ababyeyi kandi bari aho ibyo byose rero ni ibintu byampamagaye nawe ari muri izo dute agira ngo tuzitere imetero tuzitere ntabwo ari za zindi zera ni zere zireze se oya ni ugutera imetero ntabwo ari zimwe zera icyo byumva nta zireze iba hano ntazo dutera isera ntazo dutera good reka twavanze rero uyu munsi urumva muri make ni nkaho nabahaye ibintu byinshi biba biraho muri society harimo n'ibipendinze ibipendinze n'abantu nibyo abantu bagomba kwitondera bizakorerwa suivi so okay muri make ni ibyo ikazo ni nyinshi yego ariko wenda dusoza Karegeya urabizi ko mu minsi ishize kuri Jaras Official twari twaganiriye tuvuga kuri case kuri issue y'abakozi b'Imana ariko twibanze cyane ku witwa Pastor Mutesi tubigarukaho duha n'ingero nyinshi zigiye zitandukanye nagira ngo naho ugira akantu gato utubwiraho mbere yuko dusoza ubundi akenshi biriya bintu mbashaka kubivuga iwawe muri showbiz ariko iyo hajemo amasomo biba ari ngombwa yego Mutesi bushize muvugaho iwawe namusabiraga ariko ushobora gusanga niba yararebye n'ikiganiro avuga atari ku mugabo babona ari muzima urumva namusabiraga ngo agabanye gusabiriza igihagararo cye ubukwerere si byo gusabiriza niba muri kwa kabiri yasabirije amafaranga ngo nayikiriyo cyangwa ngo nayo gushyingura abantu bakayamuha none akaba agezeyo gusaba yo kujya kwivuza navuga ngo nasaba ibyo bintu bimuveho yego cyo ni kimwe ndongera ndasaba ngo abwire inshuti nawe ubwe asabe kuremya urugo yego ariko kare harya araza arambwira umugore umwe ampamagara ari mu Bugarama bwa Cyangugu yego arambwira ati Mutesi bira byose abifitemo uruhare uramubwira gusengera ibintu kandi ari byo bimutunze cyoho arambwira ati Mutesi nta kindi akora inzabamo hari uyishyura iriya myenda ati buriya nta gitenge nta mwenda yambara uri munsi y'300 noneho niyo mpamvu no kwivuza ativuza ahantu habonetse hose ariko we nta ruhara bifitemo nta kintu bati rero ntago wamubwira uwo mugore wabimbwiraga nawe ni umugore navuga ko yizengurukaho ndabizi ikiganiro azacyumva ntago mututse yego ariko arambwira ati se abandi bagore iyo adafite akazi niko ahora mu myenda ihenze niko aba mu nzu za etaje nakubwiye ukuntu Queen bamuhaye 150 harya ubwo harya ndemeye kwivugara oya okay umwana mwiza umusiga yinogereza yego ni ukuvuga ngo umugore muzima umugabo yamuhaye indezo y'500 indezo y'umwana yego harimo n'inzu aragenda umugore uzi ubwenge agenda akaba mu nzu ya 50 agahahisha 50 400 akayabika 400 mu mezi 5 akavamo miliyoni 2 akajya kuguramo akabanza hirya ya Nyagasambu urumva uwo ni umuntu uzi ubwenge none Mutesi niba hari umwishyurira inzu simbizi n'ibinzi ari iye yego uko umuntu yambwiye akaguma kwambara kuriya ni gute wambara kuriya utafite amafaranga yakwishyurira ivuriro ni gute wajya mu ivuriro rihambaye mu mafaranga atarayawe umuntu rero arambwira uwambwiraga avuga ati buriya Mutesi nubwo uvuga ngo asabe kuremya urugo we guhindagura abagabo yaba afitemo projet kubera ko nta mugabo wapfa kumushobora nanjye ndongera ntera izanjye metero nkora audit ndavuga ngo ese abagabo tubona hano muri Kigali ninde wabasha umugore wambara kuriya ushaka kubaho buriya buzima
nakubwiye ko n'amazi akaraba ntashira amakenga aho avomwa ngo wowe se ubona asa no amatase oya wowe uruhu rwe rubeze nk'urwawe okay reka tureke ibyo mu bagore bari mu Rwanda ninde wundi wambara nka Mutesi tutabeshyanye ngo wenda batajya ku mihanda ariko hari abari mu biro hari abaca mu itangazamakuru babafotoye mu bigaragara byo ni umusirimu mu yandi mafaranga yandi ayo sinzi nyirayo okay uwampaye rero ubutumwa yashaka kumbwira ati wibe Mutesi kuvuga ngo asenga zaremye urugo ati nugutokora ifuku ati nuguhomerera iyonkeje ati kuko nta mugabo umushobora ati kubera ko ayo habonetse uwishyura inzu nayo itoroshye haboneka n'ugura imyenda kandi Korode yigeze kuva ko yamuguriye ikanzu y'igitano abagabo bazimaze kuzigura abagore barangana iki mu Rwanda barabaza n'urugero barabaza niba hari uwishyura inzu undi akagura imyenda hagomba kuboneka n'abishyura ibitaro yego Bosco Empire we yaranavugaga ati ubundi kuki ari gusaba inkunga operasiyo ya miliyoni 7 agashaka ko azaba no muri hoteli ati wagiye mu mute ntabwo namera nka Bosco wagiye mu marogi Bosco arahuranye wagiye mu marogi arongera ubundi se zana ordonnance urasaba amafaranga zana ordonnance ya muganga turebe ko iyo ndwara ko kwirwaye twereke fagitire y'irimbi ya miliyoni 75 Texas so ibyo rero ngewe nk'umubyeyi ufite umugore ufite abana b'abakobwa by the way ugirira mu abagore ntago ari uko namwahuranye ariko twumvikane Mutesi imyambarire yawe n'ubuzima ushaka kubamo ntago byatuma abagabo b'abanyarwanda bari kandida gutunga Mutesi uko ashaka ni mbarwa pe niyo mpamvu benshi bikura mu gakino ahari nugeze kumva umuntu yampaye ariko ubanza byaravuzwe ku mihanda bivuga ko wa mugabo bita Rugano nawe Mutesi yari yamwambuye undi mugore ariko noneho Mutesi akamubera imfura akajya afata amafaranga ya Rugano akayatungisha wa mugore mukuru wa Rugano uwo yamwambuye sinzi irindi zina afite bavuga ko Korode ngo ari washyigikiye ako kana Mutesi agafata mu mafaranga ya Rugano ye na Rugano agafata amayaha wa mugore ngo biza kugera kuri level wa mugore Mutesi amwoherereza 200 amwe ati aya 200 nayo kugira ngo uzibukire uyu mugabo wemere gatanya n'umugabo wawe mutware ibi byose biza kubera ko image y'abitwa ko ari abakozi b'Imana yagiye mu bantu ariko abantu kumbe ni ibirura byambaye uruhu rw'intama ubundi se muri biriya ntago bibuzamo gusosagura nyuma ko wambara igikwembe cya 500 oya iyo ntaho wabishyigikira ubundi se muri biriya ntaho bibuza kuvuga ngo wishimaho wishyikira yego neza ko kuba muri etage kuki utaba muri cadastre ya 300 cya 200 abazibamo se ikibambo ndi kubivuga nuko naba naravugiye umuntu abantu bakazambona ukundi nkavugira umuntu udakeneye kuvugirwa ese we ibyo mvuga arabyumva niba navuga ngo nasenga aremye ingo kandi ntashaka urugo ruhamye ashaka gutyo nari nigeze no kubivuga mvuga ngo kuri wa wundi Bishop Gerard bari babanje kuvuga ngo ni uzamushaka niba byari kugira ngo bagaruke ku mihanda ndamubwira ngo Mutesi nushakana na Bishop Gerard abana be 5 n'umugore we bazakubazwe yego mugira inama ngo nushaka kugira ngo ushakane n'uriya mugabo uzabanze kuri buri konte y'uriya mugore ushyira amafaranga azamutunga nibiri imyaka 10 na buri mwana mushyira amafaranga azamurira kugeza arangije kaminuza aho nibwo wabana na Gerard utuje mu mahoro utuje oya amahoro niyo ariko ayo bibwira abantu babana mu nzu bibwira ko bayafite ariko hanze abantu bakuvumagira nuvuga ngo umwana wa Gerard ataye ishuri Gerard abana na Mutesi mubo tuvuma kugahera Mutesi ari ayo rero ntabwo ari amahoro mu rugo yaryamye neza yariye neza ariko twebwe mu muhanda cyangwa mwarimu wo muri primaire wigisha umwana wa Gerard yabona umwana yatangiye gutsindwa cyangwa sinzira ati yamubaza ati ntabwo nariye ahita bati sinabivuze ibya Mutesi urumva d'office ikigaragaye ku mwana wa Gerard kirajya kiritirirwa Mutesi nibyo nene namubwiye ngo abitegure neza burya gutunga ni bya bindi nahoze mvuga byo gutangirana match imyenda w'ibitego kubana n'umugabo wataye urundi rugo ufite umwenda w'ibitego byinshi cyane
ugomba gutunga uwo mugabo ugatunga ukajya mu nshingano yari afite mbere yo kumuzana. So rero icyo nicyo nashaka kuvuga, ikigaragara cyo nyine nuko Mutesi nawe nyine ntabwo ashaka gushyira umupira hasi. Kandi ibi bintu aya masituwasiyo uko agenda abantu nubwo avuga ngo baramuvuga ayagiramo uruhare. Cya mbere niwe wizana, icya kabiri yavuzwe hari aho agera, urabona ko daroke se trouve le venin daroke ini aqua non ni quarum venenum umurizo ubumara buva mu murizo. Niyo mpamvu akana kavuga nyuma za miliyoni 7 za operation zabonye ko zizanye ikigaro kigiye kurangira abanje gutera abantu mu ari wowe none so muri make si ubwa mbere byaba bimbayeho cyangwa ubwa kabiri n'ejo bizaba kuba navugira udakeneye kuvugirwa. Ariko ngiye mbifata nkaho mba ntakaje imbaraga, abantu bakambona ko n'ibintu biri pirate nabyo bidefanda. Ntabwo Mutesi abishatse ugavuga ngo abana be bariga, abishatse yabaho de façon modeste, uburyo buringaniye, kuko we hari buriya buzima ni hayi cyane. Aho aba ukwabaho uko agenda uko arya uko yambara tusa nuko yivuza. Mu gihe hari abandi urasa nagiririma kuba ko nanyoye ko legacy hari. None se nashaka ha mitiwe none washaka muri Kenya umuhinde ayo mavuriro sinayiteze. Attention hari igihe kizagera kumuvugira abure n'uvuga n'igihe biri byo babyange, kubera ko igihe cyose yego nyine abantu bafite amafaranga, umutima utanga bawugumane wa mugani wa nuza wa Bosco. Ariko kuvuga ngo umuntu ugiye kumuvuza muri Kenya umuhinde operation ya miliyoni 7, ubushobora gusanga hano ari nk'umudepite wivurizo muri ayo mavuriro nari mvuze cyane rwose, legacy cyangwa Faisal cyangwa shyashya, hari umudepite cyangwa ministre cyangwa umugore wa ministre. Nubwo nzi ko yewe bigeze nko kubyara benshi bajya muri Amerika cyangwa i Burayi kugira ngo baprofite we na Niyo na sete ku mwana havukiye. Hanyuma huyizi Mutesi operation ya 7 miliyoni. Icyo kintu anyumve anyihanganire, abakunzi be nta nubwo mvuye mu bakunzi be, ariko kwibene amati bene castigate qui aime bien châtie bien. Ukunda neza ahana neza. Mute utambaye iyo myenda ihenze ntago wabaho. Abatambara gutyo ntibabaho. Sinakubwiye Julien ejo uri twaye kubwe mu muganda ikinisi na t-shirt. None ni wowe wambaye ibihenze mu gihugu, none nawe usabiriza kenshi. Ntugusabirize rega ikibazo. Gerard wa Sky wabwiraga ati gusaba bwa mbere n'ugusaba bisanzwe. Gusaba bwa mbere ni ikibazo, uba wagize ikibazo. Gusaba bwa kabiri n'ugusaba bisanzwe, ariko gusaba bwa gatatu n'ugusabiriza. Mute mu mwaka urasabye bwa kabiri. Icya kabiri iyaza kuba ari a good manager, ibyo yabonye kuri cya gihe kikiriyo ntiyari gusagura. None agezeho kwivuza ejo azavuga ko ari umwana urwaye. Ishaza ryamugiye mu zuru ati ndamujyana kwivuriza California. Oya abagore bababaye muri kino gihugu barahari, abakeneye ubufasha barahari, abana barahari, imfubyi zirahari. Irondo ryivanga n'ibisambo iyo hatangiye gusaba wa undi wambaye ibihenze kurusha abandi bose, bigatuma no kira gitenge ugihaye queen yakinga inza gashyiramo n'amakaro. Uriya mukecuru mwita umukecuru aracyari mutoya, uriya wo mu bihonongo mu mikoki ya Karembure, mama pasteur 300 yamukora stock y'ibiryo azarya amezi 4. Ariko wowe wambaye ibihenze uri gusaba yo kujya kwivuza. Uwakubwira noneho bafite sastroke baheze mu nzu bakeneye ko tubavugira. Nyaringe kuvuga ntibirangira umuntu wakabonye ubuvugizi atabubonye kubera ko hari abandi bishe bakomeza, ariko bizageraho birangire bageraho bamumenye. Iyo ukoresheje fundraising ebyiri mu mwaka nkuko nabivuze, trop c'est trop, ubabaye too much, tout excès mauvais kabisa ko bimeze. Queen ko yambwiye ko yabonye akabanza, yarafite akabanza, hanyuma akagura akabumbisha amatafari, akagura amabati, nkamwemerera inzugi z'inyuma, amadirishya n'inzugi z'inyuma,
ejo azakora fundraising ngo munshakire na Jibusamu se ngiye iwanjye irimo aya nanone aba bantu se Mutesi ari gusaba miliyoni 7 kujya muri operation muri Kenya bivuriza hehe tujye tugira logique ntacyo mpfa nawe ariko uko ibintu bigomba kugenda kuba wakwambara kuriya mu yawe biremewe hagoze kugira niba ubyambara mu yabandi we nta soni ufite niba wasabye cana bugufi nyine gerageza ko hari icyo wakoze abandi bakeneye abandi bakomerezaho neze niba uyagura imyenda ukayakodesha amazi ahenze none niba kuvuze none wongera unasabe ngo nibareke kukuvuga ngo operasiyo izagende neza ukuntu utazavuga kuba mute Pastor Mutesi n'abandi kuba bigezaho muvuga kuri channel yawe nuko nabirambiwe nuko bingeza urumva ngende ndimo ndangayika nkavuga ari uriya mugore mwiza uberwa kuki ataremye urugo kumbe ni udashobotse abagabo dufite mu Rwanda batunga umugore nk'uriye ni mbarwa harabatinya iriya ntuza niveau de vie cyane umugabo byo birakonta cyane umugore avuga ati igiteye cyaje kigura 300 uhita ugategekaho rwose sinjya mba mu nzu itageretse kandi wowe wibereye mu mudugudu cyane super solo yawe witurije aho ngaho ubwo icyo nicyo nashakaga kubabwira nta gitangaza kirimo kuba Karegeya ni umuntu kuba yavugira abatakeneye kuvugirwa kuba yagwa mu bitari ngombwa ibyo bibaho kuba bampa amakuru atariyo kuba nakwibeshya kuri data zihari yego ariko ikigaragara nanjye nateye imetero ndavuga ngo uwo muntu utabasha kwivuza abaye wate bose baravuga ati no mu kwa kabiri twereke irimbiri rihe Texas irimbiri gura ngahe ese akanavuga ko ngo yigeze guhimba visa yo kujya Canada urabizi ntaho yagiye kandi akora ari umukozi w'Imana abaye muhaye se arabasubije yagiye mu kibuga aravuga ngo sinzabakumbura video zaratrendinze yagiye kuri social media cyane ngo rero niba ari kuriya gukina niba rero no mu Mana hihishamo abantu bameze kuriya hari ibyo bizica kubera ko abakeneye kuvugirwa niba abantu bari gukusanya 7 million zo kuvuza Mutesi nanjye ndi kubwira abantu ngo nibura mushake ibihumbi 800 uriya mukecuru uriya mugore ndamwita umukecuru kandi n'ubuzima bumukecuje uriya mu mihonongo ya Karembure abone uko akora ka business n'abana bige ayo madosiye akabyiganira ahantu hamwe by the way uriya mukecuru nakarakenda buriya wabonye ntabwo nuko umuntu yamuhaye n'udutebe bicaye n'utwo bamuhaye utwo twicaye dukora interview n'utwo yatiye kandi nyirinzu buri kanya bamuha preyavi usibye ko kiragiye nyine ngo yambwiye ko yahise utunyenyeri twabanje yahise abanza kwishyura nyirinzu ngaho ibibazo uravugira uriya n'undi ari hariya mu bicu pe tuzagira ibibazo ariko ntacyo nta birenze ntabwo mirakariyemo nibyo twiyemeje tuzabikora tubishaka cyangwa se uko umwanya udushoboje ariko nanone abantu bihisha mu bandi njye ntabwo mbikunda baranabicira ntabwo mbikunda rwose baranabicira kuko byatuma hazamo cya kintu cy'umwana murizi ndakurwa urutozi ntabwo bizakomeza kuriya nagira amahirwe bakatanga ayo kumuvuza iyo utaha ntabwo bazagira reka ejo bundi avuga ngo agiye gushyingiza umukobwa atangize fundraising avuye mu yo kwivuza none usanga n'ubwo bukwe nta buhari abantu bitwa kundi muntu birashoboka ariko umuntu wamaze kwambara icyo iryo kamba iyo sura yo kuba umukozi w'Imana hari ibyo atakabaye abamo yakabaye akora fundraising akoresha fundraising zo gufasha abana numva ngo niduki tuyizere sinzi agashyiramo afite abayisenga gira ibintu nk'ibyo yakabaye akoresha fundraising ati muri gira neza tumaze kunguka abana 5 hari 2 barangije kaminuza hari abatangizi bari muri gardienne hari abadafite uko barya ibintu nk'ibyo ariko mungiye kwivuza umuhinda afite ubwoba amarangamutima ntago bazayagukuraho bazakweguye nawe isonere ubaho umwanya erekana ko nawe ushaka kubafasha yego abantu ntibaribagirwa ayo kujya gushyingura umugabo
abantu ntibaribagirwa bamwe baraca hano bati Rugano waramurigishije wamujyanye i Bugande ntiyagaruka abantu ntibaribagirwa ubongeyeho ibindi ubeje uzongera uzakomeza gutyo se ngo kuri mwiza se ngo kuvuga bakumva se bizagera bigabanuka bizagera nabo barareba we nabo barareba imbwa yahiye ku murizo iti burakeye bahabone yego ibyo uri gukora urabikora muri societe y'abantu bazi kureba hari n'abayaguha bacecetse hari n'abaguha kunyega hari n'abaguha bati tumupfe kugiha wabivuyemo cyane ngo rumeze gutyo ubu wabura akazi ukora nkurikije ubwenge ufite urusengero rwawe rwaranafunzwe nakwereka urundi ruguha akazi ukigisha abantu kuko ibyo uvuga byo bigwa ku ntombe y'imitima y'abantu ariko niba ushaka kubeshwaho na 3,000,000 ku kwezi attention udashobora gufata 800 ngo avemo byose ukodesha inzu wambare urihira abana urye wishyura amazi n'umuriro ugashaka ubuzima bwawe buhagarara muri 3 arewe iyi si ya hano 3 nta gashinga na gake Rwanda rwino ibaze nta gashinga ashwe 50 se harimo nka kwasteri ayo 50 kwa kabiri yavamo kwasteri iverisa magana ngahe abagisabiriza yo kwivuza mbabarije ibyanjye mbandwa habona sezerana ndagusezereye urakoze pe